turabasuje turabifuriza komeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Muri studio sindi jyenyine, ni jewe nyine Alexis, ariko sindi jyenyine, ndi kumwe na Kanijabo Jean Dodier. Kanijabo, waramutse neza? Nako uraho neza? Uraho neza Alexis, ariko nanaramutse neza uretse kuko amasaha agenda yegera imbere, kuramuka neza bigenda bihinduka kuramuka nabi gake. Ntabwo ari Kanijabo wenyine turi kumwe, kandi ndi kumwe na Ndayisenga Clement. Clement, na mahoro? Na amahoro. Ubwo mwese rero muri amahoro, bamwe baramutse neza ariko bishobora kuza guhinduka isaha n'isaha. Reka twizere ko tunabifuriza ko bitaza guhinduka, ahubwo mwakomeza kuba mumeze neza. Bavandi, leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma yo kubona ko umuryango umwe bw'uburayi utangiye gukoresha ubutumwa bw'ingabo zarwo mu kurwanya iterabwoba Cabo Delgado, ubwo ni muri Mozambique, nk'igikoresho cya politike, yagiranye ibiganiro na leta ya Mozambique yemera kwishyura ikiguzi cyose cy'ubu butumwa aho kugira ngo buhagarare. Ubwo ni Mozambique yemeye kwishyura ikiguzi cyose cy'abura butumwa. Murabizi ko umuryango umwe bw'uburayi, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'iburayi ari wo wafinansaga ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado. Noneho ariko nyine uyu muryango umwe bw'uburayi wari usanzwe utanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gushyigikira ubu butumwa ukomeje kutavugaho rumwe kubera impamvu za politiki. Hanyuma rero ambasaderi w'uyu muryango muri Mozambique, Antonio Maggiore, aherutse gutangaza ko uyu muryango wifuza gukira Antonino Maggiore aherutse gutangaza ko uyu muryango wifuza gushyira imbaraga mu gutoza igisirikare cya Mozambique aho gukomeza gushyigikira ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda. Kandi mu masezerano y'ingabo ya leta y'u Rwanda na Mozambique bajya kujya mu mwaka wa 2021 hari harimo no kubagira ubushobozi, kubaka igisirikare. Byagiye binaba graduating abasirikare ba Mozambique. Kanija, ubundi mbere uko dutangira ibi byose, mbere y'iki kiganiro, Mozambique ni igihugu kimeze giteye gite mu mubano mpuzamahanga? Ntabwo ndi bubishobore kubivuga, ntabwo mbizi, ariko icyo nabwira abantu nuko ikintu cyose muri Afrika muzumva cyavugishije abanyaburayi nuko kiba gifite icyo kivuze ku ruhando mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'imitungo kamere muri Afrika. Mozambique ni igihugu nyine wenda reka ncemo muri make, ntabwo ndi buvuge nkuko icyo kibazo wari kibajije, ndakivuga mu buryo bw'abaturage, kuko abaturage bakwiye kumenya ibintu mu buryo natwe bwacu nk'abaturage. Ni igihugu gifite imitungo kamere itabarika. Buriya Mozambique ni cyo gihugu cya mbere ku isi gifite gaze nyinshi ku isi, ubariyemo biriya by'Uburusiya, ibyo bya Leta z'Ubumwe za Amerika, nyine ibihugu byose twita ngo ni ibihugu ngo by'ibihangange. Mozambique ku ngingo yitwa gaze nta gihugu gishobora kuyiruta. Ni igihugu gifite ubutaka bw'igitangaza cyane ko kinakora ku nyanja y'Ubuhinde, ku mwaro gifite uburebure bwa kilometero 2,000 ngira ngo na 700. Nicyo cyonyine kigira igihugu gishobora kurwanirwa n'ibihugu byose, kuko gukora ku mwaro w'inyanja y'Ubuhinde ubwabyo bifite kinini bisobanuye. Mozambique rero ikabarizwa ku mwanya wa 2 ku isi mu kuba ari igihugu gifite aluminium nyinshi. Mu ntara yitwa Manica, niba ari Manica, ijya kwegera igihugu cya Zimbabwe n'imigezi ya Zambezi. Iki gihugu turi kuvuga cya Mozambique gifite ibuye ryitwa nobium, columbium, tantalum, titanium, zirconium, kikagira zahabu, kikagira uranium. Uri kumva ubundi uranium tunakeneye muri iyi minsi. Wowe nande twebwe nk'u Rwanda ko tugiye guteza imbere kufuza nucleaire. Simbizi nawe ikeneye. Iriya ntara yitwa Cabo Delgado nyine wavuze ingabo z'u Rwanda zirimo, hari gazi barirwa muri tiriyoni 150. Ubwo banabihuze n'iyo mitwe y'iterabwoba ihari. Yego. Mu majyepfo ya Mozambique hari gaze, mu burengerazuba no mu burasirazuba hari gaze. Ibi nk'ubwo ndimo ndakotinga n'urugero raporo ya Minisiteri y'Ubucuruzi n'Ingufu y'Ubwongereza ya 2013. Nta nubwo ndi gukotinga ya Mozambique, wenda tutavuga ngo Mozambique ya Fabrice Nibari. Mu ntara za Cabo Delgado n'izindi turanye nayo nk'intara ya Nampula, abantu nyine bazi igihugu cya Mozambique n'ibice byose byo mu majyaruguru ya Mozambique, hose munsi y'ubutaka bwaho hari ibintu byitwa gaze itagira uko ingana, kuko ibipimo byose bigeze muri za tiriyoni.
uri kumva Mozambique uko rero imari yagendaga iboneka. Mozambique nyine cyari igihugu kitari cyabara exploiter ngo abakoloni n'abakibamenye ngo ni iki kiriyo. Uko rero imari igenda iboneka muri Mozambique bakabona Mozambique ishobora kuba umwami wa gaze ku isi ikaba yahinduka paradizo nk'uko bino bihugu tukunze kuvuga bya Qatar, bya Arabia Saudite na za Kuwait n'ahandi, bakabasha nyine kuyibyaza umusaruro, bihita biba ahantu ho kwerekeza amaso. Mozambique yita ahantu ho kwerekeza amaso ku buryo ibi byose abantu bazumva ngo umuryango umwe bw'uburayi ngo uri kuvuga ko wafinansa utafinansa. Muri Mozambique hari imari, wabikora utabikora muri Mozambique hari ikintu umuntu wese yakenera, aba muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi. Ubwo nagira ngo gusa just nyuremo muri makeya Mozambique, impamvu iri Mozambique, ari nayo mpamvu twayigize ingingo kuri aya manywa yo mu Rwanda. Kandi urakoze kutunyura muri make ibiri muri Mozambique, cyane cyane mu ntara Cabo Delgado no mu zindi ntara byegeranye nka Nampula. Ariko se mu minsi ishize umuryango umwe bw'uburayi wari watangaje ko uhagaritse inkunga yahaga ingabo z'u Rwanda. Twabonye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe avuga ko niba badashaka ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Mozambique. Ariko mbere na mbere kuba ingabo z'u Rwanda zari ziri muri Mozambique byari bifitiye akamaro abaturage bo muri Mozambique, ko nibo bari babangamiwe n'imitwe y'iterabwoba na byihebe nyine bikorana na Al-Qaeda. Kuba Mozambique yemeye gushora ya mafaranga umuryango umwe bw'uburayi watangaga ikabihereza ingabo z'u Rwanda, cyane ko no mu masezerano nuko ngo ikabaha leta ya Mozambique za miliyoni 20 z'amayero umuryango umwe bw'uburayi watangaga, leta ya Mozambique yemeye ko ari wo ugomba kuyashyiramo. Ariko mu minsi ishize twari twabonye ni mu nkuru nari nsomye n'ubundi uri ambasaderi w'umuryango umwe bw'uburayi muri Mozambique yari yavuze ko ari amafaranga bagiye kuyafasha mu kubaka igisigare cya Mozambique. Uko kuvuga ngo twebwe twemeye ko aya mafaranga bahaga leta y'u Rwanda tuzayifashisha mu kubaka igisigare. Ambasaderi yavuze ngo aya mafaranga twahaga abo mu Rwanda tujye kuyaha Mozambique, ntabwo byaba ari kunyuza ikintu mu kindi bigahinguka n'ubundi handi cyagombaga kujya. Aya ntabwo ari kimwe, kuko ngiye nabifashe nk'ibihano kuri leta y'u Rwanda kuvuga ngo umuryango w'uburayi ntuzashyigikira ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, kandi uwo muryango w'uburayi uzi agaciro k'amafaranga cyangwa agaciro k'imitungo wiba muri Mozambique, none ukavuga ngo ntabwo nzashyigikira ingabo z'u Rwanda mu gucunga umutekano muri Mozambique. Nabifashe nk'ibihano bigendanye n'uburyo Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu minsi yashize yari muri Kenya mu nama ya Africa Forward Summit, urabyibuka. Ibintu bantu nge rero bigeraho nkumva biranandenze, abantu baraza bakirwa gukiniraho diplomasi kandi wenda waranabitahuye. Hari inkuru wenda nushaka kubyandikamo muri Google aza kubibona, yitwa ngo will Mozambique end up like Nigeria or Norway. Ese Mozambique bizarangira ibaye nka Nigeria bibaye murabizi ibyirirwayo bya gushimuta abana, kurasira abantu mu isoko no kugira gute, ibyo murabizi. Will Mozambique end up like Nigeria or Norway, cyangwa izahinduka Norvege nayo murayizi ko ari cyo gihugu iyo barankinga cyangwa bashyira ku rutonde ibihugu bitekanye, ibihugu bikize, ibihugu bigize bifite ruswa nkeya, ibihugu bigize bite, Norvege nayo igomba kuza muri ibyo bice biraho ngaho hafi aho ngaho. So rero Alexis, ibi bintu byo muri Afrika bigerongeye bikanantera agahinda n'umujinya, kuko kuvuga ngo Mozambique izarangira ibaye Nigeria ya Afrika cyangwa bizarangira ibaye Norvege y'Iburayi, nge nabifashe nk'igihano cyo kuvuga ngo ubumwe bw'uburayi nubwo budateye ikirenge mu cya boss wabo witwa Amerika mu buryo buri direct mu bijyanye no gufatira u Rwanda ibihano, ariko bubinyujije muri affaire bufite muri Mozambique. Nuko nabifashe. Clement, Mozambique ubukungu buriye nk'uko muvandimwe Kanijabo yarabivuze, cyane cyane bwari bufite abanyaburayi babonagamo inyungu kurusha wenda abandi, ari nayo mpamvu bafinansaga kugira ngo ibyabo biriyo nk'uko tujya tuvuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeze gucungirwa umutekano nta nkomyi. Kuba company nka Total Energy isi y'Abafaransa icukura petroli kanayicuruza, ama station yabo turayabona hano mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali,
nayo ni umwe mu banyamuryango w'umuryango kuba ari iy'Abafaransa, ariko Ubufaransa ni bumwe mu banyamuryango nyine bw'ubumwe bw'Uburayi. Ntabwo baba babona ko baguye mu mutego wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyungu zabo zikaba zigiye kubangamirwa muri Mozambique, bagashaka ahandi bacisha amafaranga bikaza kwitirirwa igisirikare cyangwa bikaza kwitirirwa leta ya Mozambique. Oya, suko mbitekereza, kubera yuko n'ubundi umuntu ashaka gufata n'icyemezo akisubiraho bitewe n'ibiganiro byabaye n'impamvu. No mu gihe bavugaga ko batazatera u Rwanda, batazakomeza gutera inkunga u Rwanda, n'ubundi ni amafaranga agomba kurangirana na kuno kwezi kwa gatanu, zira miliyoni 20 z'amayero. Kandi u Rwanda rwavuze ko n'ubundi rushora amafaranga arenze ariya umuryango umwe bw'Uburayi utanga. Byongeye rukaba rutanga n'ikiguzi cy'amaraso y'abana b'Abanyarwanda, abo basirikare turi kuvuga. Ntabwo iyo ugiye ku rugamba bawiteguye ibishobora kuvamo ibyo ari byo byose. U Rwanda rero ufatiye ubundi icyatumye inkuru ishyuha cyane ni igihe ibintu byabereye. Iyo bijya kuba mu bihe bisanzwe nta bibazo by'umwuka mubi, uzanyema ingingo nziza ihangane nguce mu ijambo. Buriya abantu bakurikirana ibintu byacu tuba tuvuga bya politike n'ibindi babona hirya no hino ku isi, yego, nimubona ikintu kibaye mujye mureba n'igihe kibereye, by'umwihariko mbere na mbere igihe icyo kintu kibereye, igihe. Yego, komeza. Yego, icyo gihe rero wari uvuze n'ubundi iyo bijya kuba ari ukuvuga ngo umuryango umwe bw'Uburayi watangaje ko utazakomeza, kubera ko ni kumwe amasezerano, n'ubundi amasezerano yararangiye, ko hari ukongera amasezerano. Iyo bajya kubitangaza, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nta kibazo gihari cy'umwuka mubi, nta yindi nkubiri y'ibihano ihari ku gisirikare cy'u Rwanda n'u Rwanda muri rusange, ntabwo byari kugira imbaraga nk'izi ngizi. Ahubwo byaje mu gihe kimwe bigendera no muri uwo mujyo ibihano biri gutangwa na Amerika. Umuryango umwe bw'Uburayi ushaka akadirishya kandi wakwinjiriramo mu buryo bwo gutanga ibihano nabo, ari nayo mpamvu bavuze ko batazagira ayo masezerano. Kandi bavuga ngo ntuzongera amasezerano, n'ubundi icyo gihe u Rwanda rwaravugaga ruti n'ubundi aba bantu bari kuvuga ibi ngibi nabo bafite ibikorwa. Yego, ibikorwa ingabo z'u Rwanda zirindamo hariya n'ubundi ni ibyabo. Inyungu kuba u Rwanda rwaragiyeyo ufite ihangane. Yego, inyungu ni izabo n'ibyihebe ni ibyabo. As simple as that. Mukanya nawe mbikubwira ndi kukubwira ngo Mozambique will end up like Nigeria cyangwa like Norway. Iyo nkuru bayikora bayikoze nta ibyihebe biravugwa muri Mozambique, ni propaganda. Noneho nyuma y'iminsi mike bahita bavuga ngo terrorist has emerged in northern Mozambique. Uwo mutwe w'iterabwoba inkuru ya mbere hashize igihe gito nibwo bahise bavuga ngo bigiye no byabonetse mu majyaruguru ya Mozambique. Nuvuga ngo urumva n'umwandiko will end up like Nigeria or Norway. Byaba bitararangira mukohereza ibyihebe none mugatangira kwandika ngo terrorist has emerged in northern Mozambique 2017. Uri kubyumva? Abantu bari aho barimo barakora ibintu by'ibiscript barimo bakirirwa Yego, ibyo ngibyo rero wari uri kuvuga n'ubundi abantu bagomba kubimenya. Inyungu mbere na mbere ku ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zifitwe nabo mu burengerazuba, n'ibyihebe kuba biri muri Mozambique inyungu zifitwe nabo mu burengerazuba kuko nibo babishinze. Nta byihebe byizana. Abantu bagomba kumenya ko ahantu bazumva ibyo bya ICC, Islamic State, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, Hamas igarukeho ngo nawe yashinzwe na Mossad. Urumva we nubwo twivugiraga hano muri Afurika muri rusange, iyo ahantu iyo mitwe ibiri hose Islamic State ngo ishami rya Mozambique rya urumva nta gihugu kidafite umutungo kamere. Yego, kiba mu mutwe w'iterabwoba cyangwa witwaje intwaro. Ntabwo bishoboka, kubera yuko mu buryo bwo kugira ngo babone impamvu ibazana muri ibyo bihugu. Ariko hari ibihugu bimwe na bimwe nk'igihugu cya Botswana gikize kuri diyama cyane. Uretse ko muri iyi minsi nyine diyama idakenewe ugereranyije n'andi mabuye y'agaciro, ngo nacyo wasanga kiri ku rutonde kizagerwaho. Ariko Botswana yubona imeze uko yibereye ikintu cyitwa paradis fiscal, handi mwiba amafaranga mukajya kubitsayo. Yego, ibihugu nk'ibyo nk'Ubusuwisi bikunze kuba bifite nyine akantu k'umutekano kuko mwiba amafaranga mukajya kubitsayo, namwe muhateye mwaba mwigabyeho igitero. Komeza. Yego, ariko urumva abantu bagomba gusobanukirwa ko iyo mitwe bazajya bumva myinshi ibiri mu bihugu bikize ku mutungo kamere. Abashinga iyo mitwe nibo bagaruka bitwa ko baje gutanga ubufasha bwo kuyirwanya. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora.
gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu za mbere muri serivisi zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'amaccessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rwa. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Tanga ingero uhereye muri Sudani kwa Marel Bashir. Yego. Gomba mvuze nyine bya kera Bashir bamuhiritse ku butegetsi 2019 ngo Sudani kundi bona amahoro. Niba ari amahoro yifuzwaga. Gutanga urugero kuri iyo Nigeria twirirwa twumvamo za Boko Haram. Mungu urimo na bidoga ngo bishe ngo Nigeria ngo igisirikare cya Nigeria cyane za Amerika ngo bishe ngo ibyihebe ngo 175. Yego. Mu minsi ishize twabonye Amerika igaba ibitero itanabwiye Nigeria kuri Noheli I think kuri Noheli umwaka ushize. Abantu babyuka bumva ngo Nigeria ngo yaje ngo ikora operation yine Amerika ngo yakoze operation muri Nigeria. Ukumva abo rose yo wumva. Ikindi ariko uzajya unareba uburyo ibyo bihugu biba bitegetswe. Swat abari small abari agace gato k'abantu bibita ko ari aba elite bayoboye igihugu, na Mozambique buriya nayo birimo, nimugire ngo biratandukanye. Agatsinda gato k'abantu baba banashamikiye ku ishyaka ritegetse igihugu guteranya inyungu z'ubucuruzi nibyo bigena bikanayobora ibyo bitero byose n'ubwo bukungu bwose. Yego. Noneho unarebye n'uburyo bw'imitegekere nk'uko wari bikomojeho nk'igihugu cya Nigeria, igihugu cya mbere cyangwa cya kabiri gikize muri Afrika, igihugu gifite abaturage benshi muri Afrika miliyoni 240 gutyo, kandi nta gihugu uzasanga kenshi gikize kidafite n'abaturage benshi, kiretse ibyo bihugu wari umaze kuvuga bindi biba bifite amafaranga y'abandi baje kuhabitsa. Yego. Byanze bikunze urebye uko kiba kiyoboye, kiba gifite imiyoborere ijegajega, kiba kiyoborewemo. Hari muri Mozambique ikintu abantu bagomba kumenya, hariyo Ubufaransa, hariyo Leta z'Ubumwe za Amerika, hariyo n'Ubutaliyani. Hari ibintu bashinze byitwa nka Ansar al-Sunna Islamic Movement, ibintu nk'ibyo. Iyo mitwe. Bimeze ukuntu nyine birirwa bavuga mu binyamakuru. Yego. Ibyo byose ubwo abantu rimwe na rimwe bashobora kubyumva muri context ebyiri, ko u Rwanda rushobora gufasha abaturage muri Mozambique cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado kubona umutekano. Ariko bakanabyumva muri context yo gufasha abo basahura kubacungira umutekano w'izo mari zabo. Kubera ko hano nge mbivuga muri iyo context. Yego nabyo nibyo, kubera yuko hano abantu bagomba gusobanukirwa ngo umuryango umwe bw'Uburayi si wo utangaga amafaranga yose akenerwa muri iyo operation. Yego.
icyo gihe n'ubundi u Rwanda rwaravugaga ruti naha Mozambique kuko Mozambique n'ubundi niyo nyiri ikibazo kandi sinabonaga ko Mozambique izarekura ingabo z'u Rwanda zikataha ukurikije umubano hari muri iki gihe hagati y'ibihugu byombi ukurikije n'impamvu yatumye ziriya ngabo zijya yitararangira. Yego izo zari impamvu zigaragaza yuko ariko ubw'igihe gusa kugira ngo Mozambique yo ivuge ngo kino kiguzi nzakishyura nubwo n'ubundi mu minsi ishize twabonye ko hari n'umwenda n'ubundi ifite munini itarishyura. ariko ikibazo cyane ntabwo murakinsubiza kugeza ubu kandi namwe mu kigarutse muvuga ko ingabo z'u Rwanda hariya muri Mozambique zarwanaga ku nyungu z'abo mu burengerazuba. Sibyo mbonye nabibishyize muri context ebyiri ntacyo warwana hariyo ibyo bya Total wavugaga Total Energies n'ibindi byitwa Exxon Mobil n'ibindi byitwa Eni ariko icyo navugaga nuko bashobora no kurwana mu nyungu zabo ariko nibyo byihebe byabuzaga umutekano abaturage ba Mozambique. Nta kibazo yego bishobora kurwana mu nyungu zabo ariko nubundi ibona none afe bifite abaturage ba Mozambique akamaro. Ariko icyo mbaza ni u Rwanda rwabonaga miliyoni 20 z'amadolari z'amayero avuye mu muryango umwe bw'uburayi. Umuryango umwe bw'uburayi uza kuyakuramo maze kuyakuramo ariko ubu ejo bundi twabonaga ambasaderi nyine w'umuryango umwe bw'uburayi muri Mozambique avuga ko za miliyoni 20 bagiye kuzihereza Mozambique. None ubu haje amasezerano y'u Rwanda na Mozambique yuko Mozambique yemeye gutanga ya mafaranga. Ntabwo urimo uravuga wowe ko ayo mafaranga umuryango umwe bw'uburayi wayahaye Mozambique ikayaha n'ubundi ariko nanone banga kubikora officially kubera ko banze kwiteranya wenda na Leta z'Ubumwe za Amerika nk'abafatanya bikorwa bose barabiziranye naribi bakavuga uti reka tubinyuzaha bize guhinguka hariya ariko abantu bakomeza barabigira Alex ibyo ari kuvuga nibyo wibikerensa barabigira kugira ngo basigare ibiganza byabo byera kwikuraho kwitagatifuza barabigira ariko nanone na Mozambique nanone ku bintu bijyanye n'inkunga nanone Alex tuba tugomba kumenya hariya n'amasezerano kandi abatangirwa raporo y'ibikorwa byanze bikunze bitewe n'ibyo Mozambique yumvikanye niba ari amafaranga yo kubaka igisirikare ugomba kwerekana raporo nuko wabubatse icyo gisirikare imyitozo n'ibiki byose. Rero n'ubundi ayo mafaranga kuvuga ngo Mozambique yabihita iyafata nanone ese Clement yego twibajije ikibazo Alex amasezerano hagati y'ingabo z'u Rwanda na Mozambique akubiyemo iki? Amasezerano hagati y'ingabo z'u Rwanda na Mozambique arimo ibintu tonde gato hana rutuntu tuba tugenda nk'utunyamasyo abantu byo bihangana ariko nyine impamvu nanibajije ikibazo Clement nuko amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi akenshi uretse kuguma hagati y'abanyapolitike nk'ubu bakubaza ngo amasezerano hagati ya Tshisekedi na Ndayishimiye yo kohereza ingabo ari akubiyemo iki? Ibyagiye hanze ku masezerano y'u Rwanda na Mozambique bumvikanye mu gukorana mu by'umutekano mu buryo bwinshi burimo kurwanya iterabwoba n'imitwe itwaje intwaro cyane cyane muri Cabo Delgado. Ibyo nibyo twavugaga n'ubundi gusangira amakuru y'ubutasi kugira ngo babashe gukumira ibitero no kumenya ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba hakiri kare. Ibikorwa bya gisirikare bihuriweho hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique mu kugororera no kurinda umutekano, gutoza no kongera ubushobozi ingabo n'inzego z'umutekano za Mozambique, kurinda abaturage n'ibikorwa remezo nk'imihanda, ibitaro ndetse n'ahakorerwa ubucukuzi bwa gaze. Urumva no gufasha mu gusubiza abaturage mu byabo no gutuma ibikorwa by'ubukungu byongera gukora neza nyuma y'umutekano muke. Total Energies bavugaga irihe muri iyo masezerano? Biri mu bikorwa mu bucukuzi bwa gaze. Harimo Total Energies ariko biri mu bucukuzi bwa gaze. Yego kurinda abaturage n'ibikorwa remezo Exxon Mobil n'ibi bya Eniri byabo. Ubwo nibyo bikorwa remezo no kurinda abaturage n'ibikorwa remezo. Ariko byumva byande by'abaturage abaturage n'ibikorwa remezo biri muri Mozambique byande n'importe n'ibyo ibikorwa remezo bivugwa mbere na mbere kuko nahari urebye ibihari by'abaturage byaba bikiri ku rwego rwo hasi. Ubwo nuko ngo hatazagira ikihebe kibyuka kipakiye urumogi cyaza kwangiza Total Energies kayitwika cyangwa kayirasa. Uri kubyumva? Yego.
ubundi aho niho ruba ruzingiye tubona amasezerano n'abanyapolitike bakaza bakavuga utuntu nk'utwa Alex yarimo yadusomera n'abaturage ariko ntibajya basoma ibintu by'amasezerano ngo amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi. abanyapolitike zo barabisobanura barabisobanukiwe baranabizi, ababizi n'ababa babisiga ni bangahe no mu uzabe no kuri rwa rupapuro rw'umuhondo rujya rusohoka abantu bajya kureba ku myanya gusa aho abantu bavanga amasezerano nta muntu ujya upfa kuhasoma ngo bigogore. Muribuka harya ninde muri Mozambique ejo ndabaye amatora Chapo aza ku butegetsi asimbuye Philippe Nyusi habaye imyigaragambyo yo kwamagana bamagana n'u Rwanda. Hari umutipe wagendaga wakorozaga yajaga muri Portugal n'ubu yinjiye muri guverinoma. Yego guverinoma yarwanyaga uba yirimo uzi ingaruka imyigaragambyo yarayoboye. Muribuka ko icyo gihe abanyarwanda byagizweho ingaruka cyane afite ibikorwa by'ubucuruzi. Ibyo bintu byose nyine ni ibintu abantu bakwiye gusesengurira hamwe bakareba ngo hanyuma Alex muri ayo masezerano wabonye inyungu z'u Rwanda ari zihe z'insomero? Inyungu z'u Rwanda ntazirimo mu byo navuze. Inyungu z'u Rwanda zava mu byo kuko rega nkubwiye ngo ngwino ndindira umutekano ndaguhemba kandi utabishyize mu masezerano. None se wayasoma mbwira mu Rwanda uzagera hemwe ngahe ku kwezi? Nta birimo ntabyo nabonye. Ni ibyo ngibyo nyine. Komeza icyo ugomba gusobanukirwa aya masezerano yose abaho ni ku nyungu, ntabwo ari no kuvuga ngo iki mbere na mbere yuko igihugu kigerana amasezerano n'ikindi uruhande rufite inyungu rukuramo n'urundi ruhande rufite inyungu rukuramo. Ibyo bikoresha ingabo z'u Rwanda zijyanayo n'ibiki byose nta gaciro faranga. Ku gaciro faranga rero hari ikiba kigomba kugasimbura. Kera twiga muri kaminuza twigize tubaza umwarimu wari kutwigisha tuti ko ingabo z'u Rwanda zishobora kujya muri Darfur icyo gihe ngira ngo niho bari niba ntibyibuka neza Sudan bakarinda umutekano mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bo bungukirahe gutyo. Adusobanurira ko ari umuntu ku giti cye person wagiye ari amafaranga amutangwaho. Yego muri Loni yavuye kuri Loni. Yego ari imbunda ntoya amasotera. Yego hari amafaranga yigendaho. Ari imbunda nini iriya ndende za n'umwambaro aba yambaye n'uwa UN n'umwambaro aba yambaye hari amafaranga wigendaho na boots ubwazo amasogisi antibal bakabara buri ingofero ya UN byose bakabibara ikimugendaho cyose bakakibara kikagaruka mu isanduku y'igihugu. Hanyuma igihugu kikaba ari cyo kugena ngo nava mu butumwa kari nijabo azahabwa miliyoni 9 cyangwa azahabwa miliyoni 20 bitewe n'igihe amazeyo. Ibyo abantu baje banabimenya. Anyways aho ngaho ni muri Loni ariko kuri amasezerano ko Mozambique ni hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi nabyo bifite ibyo byumvikanye. Ibihugu byombi nimwibuka ndayishimiye na Kisekedi nuko byatumye mu gisirikare hazamo uruntu mu gihugu cy'u Burundi. Icyo abantu rero bagomba kumenya nuko nubundi Mozambique nta ndari mahitamo nubundi yari ifite ko ntago zino ngabo yari kwareka ngo zigende. Ubonye icyo gihe bitangazwa abaturage imyigaragambyo bakoze Cabo Delgado hariya ndetse n'umuryango w'umwe bw'Uburayi nubwo wigeraga biriya nta wundi muntu wapfa kubona none umwizerwa muri biriya bice bari kuba bafite kuko SADC zarahavuye reka ingabo za SADC zarahavuye. None se rimwibuka nyine erega no kugira ngo SADC zana muri Kongo kurwana hano iruhande rw'u Rwanda hari harimo nako kutanyurwa yuko ingabo z'u Rwanda zabasimbuye muri Mozambique. Nuvuga ngo ikintu ingabo z'u Rwanda zakoze muri Mozambique zo zagezeyo zikora n'akazi kagaragara n'ibikorwa. Karuta ka SADC yego k'ibihugu by'ibihugu iyo SADC iba yarakoze ntabwo yarahavuye ntabwo ingabo z'u Rwanda zari kujyayo. SADC yagezeyo ishaka bya bintu byo kutamara akazi kutamara akazi ariko niko abenshi bakora kutamara akazi. Niba Alex twaje tubivugana ndimo mubwira nti ibi bisirikare by'ibihugu bya Afrika ugiye ukabicenshura ukabireba ugatera hejuru ukajagajaga wasanga RDF iri mu bisirikare bya mbere muri Afrika. Hoya no kuvuga ngo kubera ko RDF kuva muri 90 ntirava mu kazi. Uraza gusanga ari kuva muri 80 nanone kukora yuko uraza gusanga abari kwa Museveni n'ubundi bari mu kazi kuzamuka kugera mu 90. Kimwe mu gituma igisirikare gihora gikomeye nuko igisirikare kigomba kuba kiri active. Yego active rero no kuvuga ngo ntabwo ari uvuga ngo ufite umubare munini w'abasirikare nko muri Kongo kubera ko hari n'ibintu abazungu badushyiriyeho
byo kuvuga ngo ibintu bagenderaho mu kureba igisirikare ngo gikomeye gushora imari nyinshi mu byo gisirikare kuduhuma amaso no kugira ngo umuntu azumve ko afite abasirikare igisirikare benshi bakavuga ngo kugira ngo ufite igisirikare Eh. gikomeye ugomba kuba ufite ibikoresho Eh, ugomba kuba ufite Umubare umubare munini munini w'abasirikare ushoramo imari ufite ingengo y'imari nini y'igisirikare bagiye kubigeranya n'ibintu bitageranye ngo ni ibyaha tubona mu mashuri ngo kugira ngo tubone ngo amashuri abana bari kwiga neza ngo abana bimutse ari benshi bimukanye iki oya ni ukuvuga ngo rero mu n'umubare wabo musohora muri Eh. kaminuza muri muri munini kaminuza. ngo kugira ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru bavuga ngo nuko mufite amaradiyo menshi. iriya ni pluralism of media ntabwo bayirebera abantu ni ukuvuga ngo no mu byo gisirikare bari kureba ibintu bagenderaho usanga ko ari ibintu byo muri teorike noneho wagaruka ngo uraba ufite umusirikare umubare munini w'abasirikare baringa batazi kurwana badafite training uba ufite izo ntwaro udafite abantu bo kuzikoresha nose niba twarabonye mu 23 bwayo hariya muri Kongo yaratsinze ibihugu bigeze mu 10 reka hari n'impamvu urwanira ari umutwe w'inyeshyamba Hari impamvu n'impamvu mbere na urwanira mbere yego ni ukuvuga ngo rero kuko umuntu ashobora kurwana nk'uwiyahura avuga ati niyo napfa n'undi uri amaraso yanjye yamenekera abanyayirani ukuri nicyo kintu kibagira Amaraso yanjye amenekera ukuri. twabo bahanura buri gihe kubera ko umunyayirani akagiyemo akavuga ngo umwana wanjye yaguye ku rugamba yego Yumva yumva ari ishema ishema ry'umuryango. yego hari umuyobozi witwa Darren Woods wa Exxon Mobil iki kigo cya Exxon Mobil ni cy'abanyamerika yego kuva mu 1999 ahantu hose hari gaze kiba kino gihari kigo muzakihasanga uyu muyobozi wacyo yaravuze ati ahantu hose hari gaze ku isi tugomba kuba duhari ibyo bintu byayo cyangwa peteroli rega hari n'ibindi bintu abantu baba bagomba gusobanukirwa muri politike hari rero ndetse naza nkubwira bya trafigura biri kujya muri Kongo byandi byose hari n'ibintu abantu baba bagomba kumenya none se urabona leta zunze ubumwe za Amerika ngo zafatiye u Rwanda ngo ibihano ngo mu rwego urunuru ariko niba leta zunze ubumwe za Amerika si uyu munsi iri gusinyana amasezerano n'u Rwanda ya nucleaire yego kandi mu gitondo rwo ariyo yafatiye ibihano kandi ariko se wenda niko twaba dutandukiriye Oya, naga- irangingo y'ibihano irangingo yanayimini yo gusinyana amasezerano ntabwo ahubwo yatuma aribyo birushaho gufatira u Rwanda ibihano bati twasinyanye namwe turahagarika ibya bindi twatangaga muri nucleaire kugira ngo namwe mugenze gutya hari ibintu Karinija yavuze ngo ujye ureba igihe ibintu biba biri gukorerwa n'impamvu hari ibintu abantu bashobora gukora nose ubu ngubu nivuze ngo Alex namuhannye ninde uzaza kugenzura ko ibyo muhano namuhannye nabishyize mu bikorwa ninjye wamuhannye kandi ninjye ugomba kwigenzura nta n'undi muntu nsabwa raporo mu gihe namuhannye gusa biri mu mpapuro ariko mu bikorwa nta muhannye ninde wundi uzaza kumbaza ko ibyo namuhaniye ntabikora ibyo nabyo ugomba kubitekereza kuko hari ibihano tubona gusa bigenda bifatirwa ibihugu hirya no hino ku isi aho ugasanga ni bya bihano byo mu mpapuro mu bikorwa ukabubona ahubwo umubano ushobora kurushaho bwo kuzamuka mu bindi zindi nyungu zindi ikindi binashingira kuri diplomasi y'ibihugu buriya nko muri Amerika ushobora gufata umusenateri ukamupfunda ibintu ukamubwira ikintu muvugire mu nteko ibi mwirwamo hano u Rwanda mute kandi ari abafatanyabikorwa beza bizewe mu karere senateri rwose ukagenda hariya Smith akagenda akivuruguta mu nteko kuko inteko zawo imikorere yazo ibitandukanye nyine za nteko zo muri Kenya Kerema akunda kushima kandi noneho izo nteko uko nguko bamupfunda ari abo ku rwego rwa mpuzamahanga niyo bigeze mu ngingo z'imbere mu gihugu zireba igihugu muri rusange naho ngaho nabwo ntibitandukana nuko hari igihe ubwira ngo urahitamwo ibi ngibi niba ijwi ryawe ryo ryaburaga ushobora no gupfa cyangwa se ugahitamo kubaho abantu bagomba kubimenya ibyo bintu byose ibi bibera muri Afurika siyo yabyigize bazarebe no mu Burundi ejo ntabwo twumvaga basimbuye wa mu minisitiri umaze gupfa yego minisitiri w'itumanaho baramusimbuye se ari uko yapfuye muri komisiyo y'amatora noneho yari amaze imyaka myinshi afite inshingano ebyiri yego ni minisitiri akaba ashinzwe na logistique muri komisiyo y'igihugu y'amatora amaze imyaka ibyo bintu abantu erega politiki zo muri Afurika zirasa nakubwiye ngo icyo gihe amatora yari yegereje niwe wari ushinzwe amasoko ibikoresho byose byifashishwa mu matora mu gihe rero ushobora kuba wagira inyungu ubangamira z'umuntu ugenda mbere yazo Alexi
wagenda mbere yazo cyangwa wagenda nyuma yazo bitewe n'aho inyungu zibogamye ushobora kugenda mbere yazo ariho ufite inyungu muri ibyo bintu ushobora kugenda imbere yazo ariko icyo nagarukagaho cyangwa icyo nashaka kugira ngo wenda twumvire hamwe twese cyane cyane Mozambique nubwo abo mu burengerazuba aribwo ubwo no mu burengerazuba bw'isi ntabwo ari uburengerazuba bwa Afurika aribo bafite inyungu nyinshi muri Mozambique ariko n'abaturage ba Mozambique bafite inyungu. Ese Clement ntabwo nta bibazo by'amadeni biri hagati y'u Rwanda na Mozambique? Ibibazo by'amadeni hagati y'ibihugu burya nk'uko Karinija yakubwiraga ngo mu masezerano wasomye ko nta hantu hari ibihembo ariko mu minsi ishize twigize kubona amadeni ariko n'ayo madeni nubwo twabonye iriya nkuru nanone yari yanditswe ayo madeni ku cy'amadeni yari yavuzwe ubu ngubu ko ari amadeni bigaragara ko ari igihe kirekire ko yari yavuzwe ubwo ngubwo ni uvuga ngo n'inkuru ishobora kuzamuka na yari agenda nk'uko Karinija yabivuze kugira ngo ibintu bigaragare yuko n'ubundi byari bisanzwe harimo ibibazo bibe n'inzira noneho yuko ibintu bigomba kubonerwa ibisubizo kuko urebye hano bibaye ari ibintu uvuga ngo koko bifite imbaraga n'ubundi niba umuryango umwe bw'uburayi waravanye ariya mafaranga mu buryo bwo guca intege ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique no kugira ngo zibe zahava uyu munsi amasezerano akaba yasinywe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe Jean Patrick avuga ati twaganiriye n'igihugu cya Mozambique twemeranya ko icyo kiguzi cyagitangwa na Mozambique ku rundi ruhande bari ibintu by'ukuri n'iki kwa ari ugutsindwa k'umuryango umwe bw'uburayi kuko watanze ibihano ngo abantu barivaho ahantu runaka ariko ahubwo noneho amasezerano arakomeje yego ni ibintu byo kugenda rimwe na rimwe abantu bagenda babwerekana abantu ko turi guhana umuntu turi gufagira gute ariko biriya byose baba babiziranye uzarebera Alex n'ahantu abanyarwanda bageze abanyarwanda bagera ahantu hari umutipe witwa Prince yakunda kumbwira ukuntu abanyarwanda muri Malawi ari abakozi harimo abantu bafite amabizinesi akomakomeye mu gihugu abanyarwanda bafite uburyo bagera ahantu no muri Mozambique nukoreka turimo turavuga ibyo ngibyo muri Zambia nufata Mozambique na Centrafrica ntubitandukanye cyane kubera ko ni ibihugu bifite umutungo kamere ariko utaraba exploiter n'abene utaratangira gukoreshwa n'abene gihugu nubwo bakize munsi y'ubutaka ariko abaturage hejuru y'ubutaka baracyakennye yego mu buryo bw'uko bagaragara n'imisusire harya ninde uyobora urwego rw'abinjira n'abasohoka muri Centrafrica ntabwo ari Pascal Nyamurinda wayoboraga indangamuntu hano Nyamurinda ahubwo banza ari muri Togo cyangwa muri Benin ni muri Benin yagiye mu mushinga w'indangamuntu wo muri Benin yego ariko nuvuga ngo na hariya noneho Benin nayo bigahita bikwereka mu buryo burambuye ko ari ahantu u Rwanda rwerekeje amaso cyangwa ejo bundi muzahabona n'ibindi bikorwa by'abanyarwanda yego byinshi kandi no kuvuga ngo rero niba umuntu ajya kuyobora ikigo nk'icyo ngicyo uvuga ngo ubuhinzi ubworozi aho Mozambique aho Centrafrica ahantu bafite ubutaka bwera kandi butarahingwa budahingwa nuvuga ngo n'abaturage niyo wajyanayo kantine Karinija ukagenda ugashinga kantine kano kanya isanzwe yo ku ishuri ryacu rwose yego ni ukuvuga ngo abaturage bawo kuko basa nk'abasigaye inyuma bahita babona ko ari ibintu by'ibitangaza nujyana aho twatuntu turi aho ngaho ukajya uvuga ngo udusambusa tumeze gutyo n'uduki barajya bavuga ati ibi bintu nabyo se bibaho gutya wikorera amakeke ya anniversaire bakavuga ati ibi bintu n'ubwa mbere tubibonye mwabagaheye ni ukuvuga ngo kuko rero ari igihugu kirimo kugenda nacyo kiyubaka gitera imbere nubwo gifite uwo mutungo kamere n'abanyarwanda bafite iyo bizinesi barakora neza ubwo rero aho hantu niyo u Rwanda raze rugiye rugafatayo n'amahegitari abantu mukajya guhinga icyo ntimukakirengagize nacyo ubwo nari nkizanyemo kugira ngo gusa Alex nyine yumvaga inyungu ntago ari amafaranga gusa aho abanyarwanda bakandagiye rimwe na rimwe bagira na influence nyinshi nk'abantu babaye mu bibazo by'urudaca ariko bakabona batangiye kwiyubaka bakavuga bati aho wagera hose kandi bakasiga inkuru nziza yego murakoze turi kugera tugana ku musozo w'iki kiganiro Clement Mozambique ntacyo iri buze gutakaza yakuraga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi cyane ko niba koko ibyo navugaga atari amafaranga y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ari gukorosingaza kugera aho yagombaga kugera ari Mozambique yafatiye initiative nta kintu iri buze gutakaza hagati yawo umubano hagati yayo n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ko igiye gukorana n'umuntu bari barekuye ahubwo igize amahirwe abo ngabo bayishinja ko hari icyo yatakaza bayishinja ibyo bakagenda
byibuze igasigarana uwo mutungo wayo ikawukoresha uko ishaka. Bariya nta rukundo bafitiye Mozambique, nta n'urukundo bafitiye u Rwanda. Urukundo rufitiye inyungu zabo ziri hariya muri Mozambique, izo kampani wavuze zose zitandukanye, iyo gazi ihari, uwo mutungo kamere uhari. Ni ukuvuga ngo icyo baba bareba bariya ni inyungu zabo zabazanye. Umunyazambike ntacyo bapfana umutungo kamere. Wa mutungo mu kamere uhashize, ukumva ngo umutungo ka gazi yari hari bayicukuye, peteroli yari yacukuye yashize. Niriya mitwe y'ibitwaje intwaro, ibyo byihebe byose wavukumva ngo byamukiye ahandi mu kindi gihugu kirimo uwo mutungo kamere. Ibyo kuvuga ngo rero ngo Mozambique bayireba ijisho ribi, n'uri ntibasanzwe bayireba ijisho ryiza barareba peteroli na gazi. Hari akantu nigeze kuvuga ko imitegekere y'ibihugu byo muri Afurika uburyo biba bitegetswe. Ibi bihugu byo muri Afurika usanga ishyaka rimaze ku butegetsi nk'imyaka 50. Frelimo ngiye ariko ndabikunda. Frelimo ndakeka ko nayo ishobora kuri muri ayo mashyaka. Ndabikunda ahubwo yaba Frelimo 50 yabitaruzura. Ndatekereza kubera ko Rwigema yarwanye bafata ubutegetsi Rwigema yayirwanyemo bafata ubutegetsi, kandi tubaze muri icyo gihe, ariko ubwo yaba ari hafi 50 cyangwa gutyo. Verify urebe neza 50. Frelimo urumva ubwo rero abantu bagomba kubimenya n'ubundi ibyo ngibyo uri kuvuga ngo bayireba nabi bagira gute. Ntabwo rwose wavuga ngo barayireba neza, n'ubundi barareba inyungu zabo neza. Nge icyo navugaga ahangaha ni ukuvuga ngo iyo ishyaka ribaye ku butegetsi imyaka myinshi rikagenda rikorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, kuryinjirira biba byoroshye kubera ko niba ishyaka ribaye ku butegetsi nk'imyaka 51 actually mise mbibona rimaze 51 nabitekereza ko rishobora kuba rirengeje 50. Ibyo rero nabyo ubwabyo urumva abantu bahora basimbura filozofi ibikiri imwe, filozofi yabo ibitarahinduka. Niba Frelimo yarabayemo bari abagabo bose bagendaga bayisimburanamo, ari basamara masheri ngira ngo urabyibuka ko ari bo ba Joaquim Chissano, ibintu nk'ibyo ngibyo za 2005, akaza abantu nyine batandukanye kugeza ubwo tugeze kuri Philippe Jacinto Nyusi, ibintu nk'ibyo ngibyo tukaba tugeze kuri Daniel Francisco Chapo. Nta nubwo ari n'abaperezida urumva, urebye Samora Machel wa mbere ubwo ni 75 wamara kubona ubwigenge bavuye kuri Portugal. Akazaho Joaquim n'ubundi Chissano na Philippe Nyusi n'ubungu na abo ni nkuko waza mu rugo rwawe ukajya uvuga uti umwana w'imfura n'uyu umukurikiye n'uyu ukurikiye n'uyu. Filozofi ibikiri imwe. Niba muri abantu mwahoze mukolonizwa n'umukoloni wazaga agatwara gaze, akabaha wenda niba ari ibiryo, akabaha wenda niba ari amafaranga mujya guhunika mu Busuwisi, muzaguma muri uwo mujyo, kuko nta muntu, nta transition yabayeho kuvuga ngo aba ntitwabashobora. Nko muri Amerika iyo abarepublikani bagiyeho, abantu babazi ko hagiye kuba wenda ibi nibi. Abademokrate bajyaho abantu bakaba batekereza ko hagiye kuba intambara, ari abanyentambara, like isi ikaba izi ibyo bintu byiteguye. None narebye nino shaka n'ubundi abantu bamenye ko niba ari ryo ryafata ufashe ubutegetsi bwa mbere, yego, ryashinzwe muri 1962 rirwana intambara imyaka 13, yego, kugeza muri 1975. Ni Front for the Liberation of Mozambique, Frelimo magambo ahini. Nuvuga ngo se uwo muntu uharaniye ubwigenge, urumva ubundi ninde uzapfa kumukura aho ngaho we? Ishyaka nk'iryo ngiryo, amashyaka menshi yagiye afata ubutegetsi gutyo, byagiye bigorana kugira ngo turacyana afite ikibazo ariko muri Afurika cyo kumva ngo warwaniye igihugu ariko ukakirwanira unagisubiza inyuma. None se niba warwaniye igihugu ukaba utarashobora gucukura gaze yacyo ngo wihaze muri gaze, ariko urumva ahantu bipfira nanone ntabwo umuntu yarwaniraga igihugu cyo gihe adafite izindi mbaraga zimuherekeje. Ntabwo baba aribo barwanye ubwabo ngo Frelimo, ariko ntabwo yaherekejwe n'abanyaportugal, ntabwo y'Abanyafurika nyine bo bayiherekeje. Ahubwo uvuga banyerere abangaba barwigema yirwanyemo n'ubundi kandi yaravuye mu myitozo muri Tanzania. Ba Museveni wavugaga nibo bayirwanyeho, ni no baboneye imyitozo
imyitozo yo kujyana mu zindi ngamba zindi barwanye nyuma guhirika Idi Amin ahubwo ni ukuvuga ngo ibitekerezo nk'ibya Nyerere yari afite yagiye abura abandi bamushyigikira. Nyerere se weki abantu Nyerere we yigeze yifuza ko Tanzania itayoborwa na TANU urumva TANU nyine niyo yaje taniza kuba chama cha mapinduzi CCM hinduka CCM no kuvuga ngo biracyari CCM rega rumva ahantu birapfira ntabwo amashyaka ari mu turema ngingo tw'abanyafurika voilà niyo mpamvu bayafata bakadodera ku mufuka wabo akajya yigendana nk'ikofi oya biba cyami mu mashyaka aho umuyobozi w'akagari wagendana kashe mu gikapu bavandi turi kugana ku musozo sinzi niba hari ikindi wari ufite kanijabo cyo kurenzaho kugira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro twagiranaga sharege umenya ntacyo ariko intambara n'amakimbirane nyine agenda azanwa muri Mozambique yose akomoka hanze ya Mozambique icyo kintu abantu bakimenye akomoka no ku mutungo kamere wa Mozambique n'ibyo bintu by'ibyihebe ntabwo ari ibinyamuzambike urumva ni ibintu biremwa oya numubwire n'ibyo bihugu byose byo muri Afrika muri Sahel aho ngaho hose umuntu uzajya yumva ibyo bihugu niyumva muri Nigeria ajya amenya ko rera niyuma ihari niyumva muri Mali amenye ngo hari iki niyumva muri Central Africa niyumva muri Burkina Faso kwa Traoré aho hose ni ibihugu bifite umutungo kamere ushakwa nawo mu burengerazuba na Amerika kugira ngo bawubone rero barakoresha uburyo butandukanye. Yego abantu ntibakarangazwe n'ibyo bintu byo kubanga umuryango umwe bw'uburayi nkuko watangiye ubivuga Alex ngo wakuyeho ngo wiyemeje kubaka ngo utwo n'utuntu tuba turi muri media twa politiki turaho tw'amafuti. None se ubundi wabugiye kubaka igisirikare kuko gifite intege nke kandi gifite ibibazo kiri guhangana n'umwanzi ubundi se umuryango ukirukana cyari gihari ngo ugiye kubaka igisirikare ako kanya kigata kijya no ku rugamba guhangana ubundi se umuryango umwe bw'uburayi mu nshingano zawo arimo kubaka igisirikare cya Mozambique mu masezerano bari kugirana nabyo birimo rekana n'amasezerano gira amasezerano n'ibikorwa ibyo ni ibintu ngiye kuvuga nk'uko Kerema yabivuze ngo ni ibipapuro ngaje reka ngushimira wakoze cyane kwitabira iki kiganiro wakoze cyane Alex wakoze nawe Kerema yego nawe wakoze mwakoze namwe bari badukurikiye kuri Primo Media Rwanda ibiganiro bihoraho kandi nakagaruka ciao ciao hit target ngo hit target wabyumvishe nibyo ni hit target business limited iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda ni marayika utaka amazu ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi kuko hit target business limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu.